turabasuje mwese mu izina rya Yesu, aho muri hose mwese Imana ibahe umugisha. Twishimiye kubana namwe muri kano kanya aho twigana ibyigisho byo ku isabato, akaba ari njyewe niyo Marguerite ndetse ndi kumwe na mugenzi wanjye Uwizera Vivante. Twese rero tukaba tuje kugira ngo twigane ijambo ry'Imana, twongere twumve ukuboko kw'Imana kudukoraho, twongere twumve ijwi ry'Imana riza mu mitima yacu kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyisho byo ku isabato mu buryo bwimbitse. Ubu rero twari igice cya gatanu kitubwira ngo Imana irabarwanira, tukaba tuzakiga kugeza ku munsi wa gatandatu ku itariki 31 uku kwezi k'Ukwakira 2025. Reka dusabe Imana izabane natwe. Dutangira rero kanse mugenzi wanjye adusengere ubundi tujye imbere mu cyigisho. Twubashye Imana dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, Mana y'urukundo, tugushimiye ko wongeye kwemera ko tugera muri aka kanya turi buzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Data mwiza, tugushimiye nanone yuko uduhaye amahirwe yo kongera kwiga ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo uze ubane natwe, ufungure intekerezo zacu Mwami, kugira ngo ibyo ushaka ushima bibe ari byo biduhesha icyubahiro Mwami. Tukunze rero kugira ngo uzubane natwe muri byose, tuyobore tubisohoye twize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, murakoze cyane. Ubwo rero nko mubizi mu cyumweru cyitwa igiciro cya kane, ahubwo cyatubwiraga iby'amakimbirane, ari mandi makimbirane yose, iby'intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi, aho ngaho akwiriye kurwanwa, ariko bikaba bitwereka yuko Satani ikiremwa cyaturutse mu ijuru cya Lusiferi yari umumarayika ukomeye, arakaza kwigomeka ku ngoma y'Imana, ibyo bigatuma acibwa mu ijuru maze ahe ntihabe hakiboneka. Uwo nguwo niwe uteza amakimbirane maze agatuma habaho n'ibibazo bikomeye cyane hano ku isi. Gusa twabonye ko Yesu Kristo yamunesheje, kandi yuko natwe tumwizera azatuneshereza, izina rye rihabwe icyubahiro. Kino cyumweru rero turatwiga icyo kivuga ngo Imana irabarwanirira. Dusome icyo kwibuka rero kiboneka muri Yosuwa cya 10 umurongo wa 42. Yosuwa cya 10 umurongo wa 42 ni umurongo uzajya twibuka kino cyumweru cyose, kandi yizeye ko buri wese azajya awibuka mu mirimo ya buri munsi. Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 42 handitswe ngo, nuko abo bami bose b'ibihugu byose Yosuwa abaneshereza icyarimwe, kuko Uwiteka Imana y'Abisiraheli yari yabarwaniriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ano magambo ni amagambo meza cyane, gusa ndagira ngo tuyahuzane kino cyigisho. Ese buriya kuba Yosuwa yari kurwana none mu twisho ngo Imana irabarwanira gute? Mu magambo make ni gute twabihuza kugira ngo tubashe kwisobanukirwa neza? Dukurikije inkuru tusanga muri Bibiliya, ubundi Uwiteka yagendanaga n'Abisiraheli. Aha ngaha rero ubwo Yosuwa yari ayoboye ubu bwoko bw'Uwiteka, uko n'ubundi byari bisanzwe Uwiteka yagombaga kuba ari kumwe nabo. Igihe rero bajyaga i Yeriko, Uwiteka n'ubundi yagombaga kugenza gute? Kubana nabo. Nta yindi mbaraga bagombaga kwishingikirizaho uretse Uwiteka Imana rero n'ubundi yarabarwaniriye. Amen. Hano rero iyo turi kwa kino cyigisho, soma igitabo cya Yosuwa, turatungurwa cyane byo tubona Imana y'urukundo, Imana nziza, Imana yaremye umuntu, uburyo Imana ifata igategeka ubwoko bumwe kugenda ngo burimbure ubundi. Ariko si cyo ngibyo bisobanuye iki, cyabye bivuze gute, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'uburyo Imana ifite iyo mico tuzi yuko ari myiza, yera, kandi Imana ihoraho anize iteka ryose. Ni gute yakwemera kuba ku ruhande rw'abantu bamwe maze ngo bagende barimbura abandi? Cyo cyumweru cyose reka tuzabane kwiga ijambo ry'Imana, turebe uburyo ibyabeho byose ntabwo byari ukugira ngo Imana irimbura mu Kanani uko yari ibanze. Oya, ntabwo yari ibanze, ahubwo kwari ukugira ngo Imana igaragaze yuko ica urubanza rutari urwa kibera, yuko amategeko yayo ahora iteka ryose, kandi yuko arayera. Buri munsi wese tubana twigana ingingo za buri cyumweru, kandi zero ko Uwiteka azakomeza kudufasha. Dusoza rero ino ngingo, twamenya yuko mu cyumweru dukomeje gushakisha impamvu ikomeye ituma intambara nk'izo zarumwe n'Imana zibaho. Uburyo buheruka bwo kugera ku mahoro yavuzwe n'abantu bo mu isezerano rya kera, n'iki intambara nk'izo zerekezaho mu byamwuka. Sobanukirwe n'impamvu Imana iba yemera yuko habaho ibintu nk'ibi ngibi. Reka Uwiteka azatuyobore, reka tumusabe azadufashe muri byose, kandi tumenye yuko izaturwanira mu makuba yose, hamwe no muri byose turwana nabyo, ibyo by'umusabira n'ibyo sabira mu izina rya Yesu. Amen.